hari ibintu byinshi twabonye wenda tuzanya dusubira inyuma tugere tubibibutsa nigeze kubabwira ibintu bishobora gutuma impamvu business nyinshi zitangira ariko mu gihe gito zikaba zafunze. Twabonyemo ikintu cy'ingenzi gikomeye, impamvu business nyinshi zitangira ariko zikaba zafunze ni ukubera ko abantu benshi batangira business badafiteho ubumenyi. None batangira business badafiteho ubumenyi kubera wenda bayiganye kanaka, kubera babonye amafaranga, ariko ubundi business yose ugomba kwitangira ari uko ayibonyeho ubumenyi, nibyo biba byiza. Iyo ufite ubumenyi burya muri business ugiye gutangira biragufasha cyane. Ubwo urumva rero abantu bagomba kuba bafite ubumenyi kuri business na mbere y'uko rwose bayitangira. Ubwo mbese bisa nko kujya mu nyanja cyangwa mu ruzi ugiye kwambuka utazi koga utanabanje ngo umve intera urwo ruzi uko rureshya. Mbega banzu uruzi urwo ari rwose banzu umenye ngo se ubundi runo ruzi ngiye kwambuka mama hari amazi maremare ni hehe, ese ni ryari hajyacamo ibintu byitwa umuhengeri, ese ni ryari. Mbega banza business yose ugiye kujyamo ubanza uyishakire amakuru agiye atandukanye, nibyo bikubera byiza. Ubwo rero ndumva ko barabishyikira rwose kandi barabyumva, natwe turabishyikira. Ibi byose rero abari ku bufatanye cyangwa se abari ikigo Home Golden White cyatumye biba n'abantu beza batugezaho ibintu bitandukanye, wenda banatubwira amasomo cyangwa se ubumenyi batanga, none tugahita twinjira mu kiganiro mu buryo bwagutse. Ndabivuga nihuse cyane kugira ngo tuze kuza gufata umwanya munini wo kuza kwakira abavandimwe bari buze kubasha kuza guhatanira. Niyo mpamvu muri Home Golden White babafitiye amasomo y'igihe gitoya agiye atandukanye. Bafite ibijyanye no gukora amasabune. Yavuze kwiga gukora amasabune, se Home Golden White itangami iki cyangwa se gishami ikigisha isabune ikomeye, izi ngizi zo gufura, ikigisha isabune z'amazi, izi zikora amasuku agiye atandukanye, yaba gufura, koza ibyombo, koza muri toilette n'ibindi. Bakabigisha ibijyanye n'isabune iyo bita shampoo ndetse n'isabune yo koga ku mubiri cyangwa se isabune bita iyo muri douche. Izo zose rero muri Home Golden White bashobora kuba babikwigisha muri kano kanya. Akarusho rero nuko kubiga mu bijyanye no gukora amasabune bo bigira ku ruganda. Nuvuga ngo hano umuntu ugiye kukwigisha isomo rye ryose aka kantu bagiye bakumva neza. Ese banzu umenye ubundi umuntu ugiye kunyigisha ubundi mu by'ukuri we ibi bintu arabikora. Ese niba atabikora ari n'ishuri ryiza ko nabyo bibaho. Hari amashuri meza abaho buriye akaba yigisha neza ariko atabikora. Ese abantu bahize bashaka kuba bamutangira ubuhamya. Ese arimo kwigira hari muri condition nziza ku buryo ari bumenye. Niyo mpamvu rero muri Home Golden White babirebye kare bagashaka bo kwigishiriza abantu bijyanye no gukora amasabune ku ruganda. Si ibyo gusa bafite ibijyanye no gukora amavuta yo kwisiga bagikotoro cyangwa se lotion. Aya mavuta agiye atandukanye rero lotion ni yandi abadamu bakunda ubukarishya buranga. Umuntu ushaka ukarishya buranga rero yaza kwigira muri Home Golden White bijyanye no gukora amavuta yo kwisiga bagikotoro ndetse na lotion. Bafite isomo ryiza cyane aho bigisha ibijyanye no kuvanga amarangi, kuyakora ndetse no kuyatera, yaba amarangi y'amazi, ay'amavuta ndetse n'ay'imodoka agiye atandukanye. Ibyo ngibyo rero byose muri Home Golden White rero n'amasomo afite igihe gito. Hari amasomo amara ibyumweru 2, hari amasomo amara icyumweru kimwe, hari amasomo amara ukwezi, bitewe nuko bimeze nta kibazo. Aya masomo yose arahabaye kandi yagufasha mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse utangira business yawe. Birashoboka rero kuko muri Home Golden White ibyo byose birahari. Home Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White. Tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane. Tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane. Amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi
Gisenyi ahazwi nko ku masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 33 8.